ati ndi intare y'ingore idasiganira kwiyubakira igihugu. Tumumenyeho n'ibindi bitandukanye mu magambo yuje ubuvanganzo, umuco n'ubutwari. Ndi intare y'ingore idasiganira kwiyubakira igihugu. Iri jambo yarivuze ku itariki 16 z'ukwa gatatu mu 2025 ubwo yarayoboye ikiganiro nyakubahwa Perezida Paul Kagame giranye n'abaturage muri Biki Arena. Ubundi uyu Isheja Butera Sandrine ni muntu ki? Yavukiye he? Yakuriye he? Ese yakuranye izihe nzozi? Akunda iki? Yanga iki? Tumumenyeho n'ibindi bitandukanye. Hano ugeze kuri Niyo Nkuru Media, naho ngiye wumva ndi Niyo Nkuru Karine. Nimba ari ubwa mbere udusuye, bibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye tubana nawe. Nimba kandi ufite igitekerezo, kibazo cyangwa inyunganizi, ubinyuze hano muri comment section. Uyu Isheja Butera Sandrine yavutse ku itariki 5 z'ukwa 9 mu 1988. Avukira mu muryango w'abana batatu, abahungu babiri nawe wa gatatu, akaba ari we bucura abo bana. Uyu kandi Isheja Butera Sandrine yavukiye mu cyahoze ari Nyanza ya Butare, ariko kandi akaba yarabuze umwe mu bavyeyi be ari we papa we muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Isheja Butera Sandrine yakuze afite inzozi zo kuzakora mu ndege, yamara ibyo yaje kubireka bitewe nuko hari umunyamakuru wakoraga kuri televiziyo y'u Rwanda bavugaga ko basa cyane. Uwo munyamakuru yitwa Nadia Umutoni. Butera Sandrine Isheja ituma yumva ko yazatera ikirenge mu cyuwo bavugaga ko basa Nadia Umutoni. Uyu kandi Isheja Butera Sandrine urubu n'umumama w'abana babiri, dore ko yashakanye na Kagame Peter. Reka turebere hamwe amashuri yize ndetse n'urugendo rwo rw'itangazamakuru. Umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA cyangwa se Rwanda Broadcasting Agency. Amashuri yize uyu Isheja Butera Sandrine, primaire yayize kuri École Colombière, secondaire yayirangirije kuri Saint Andre, kaminuza yo yize itangazamakuru. Icyiciro cya gatatu cya kaminuza yize International Relations. Urugendo rwo rw'itangazamakuru yarutangiye mu 2008, arutangirira kuri Radio Salus. Nyuma yaho ava kuri Radio Salus ajya ku Isango Star, nyuma ava ku Isango Star yerekeza kuri Kiss FM. Ahangaha kuri Kiss FM ni naho yakoreye igihe kirekire kingana n'imyaka 8. Isheja Butera Sandrine ni umunyarwandakazi wamenyekanye mu biganiro by'imyidagaduro ndetse n'ubuzima rusange ku mahadi atandukanye mu gihe yakoraga itangazamakuru. Mu kiganiro yagiranye na One Kesho yavuze ko aterwa ishema no kwitwa umunyarwandakazi ndetse agaterwa ishema no kubaka igihugu cye. Ati inama nagira urubyiruko ni ugukurikira inzozi zabo ndetse kandi n'ababyeyi bakabibafashamo. Ati nkanjye njya mu itangazamakuru ntabwo nabonaga ko ari akazi kazagira icyo kamarira, ariko byagiye bigenda bihinduka no kubera gukunda ikintu cyane. Kandi iyo ukunda ikintu ugikora ugikunze, ashyiramo imbaraga, ntukorere gushimwa kuko ubikora ubikunze cyane, ugasanga nyamaze ugiye utera imbere muri icyo kintu ukora ukunda. Niyo nama cyane cyane nagira urubyiruko. Ikindi kandi umuntu ugahozaho muri icyo kintu ukunda cyane. Isheja Butera Sandrine nanone ati nkunda igihugu cyanjye. Ati nk'urubyiruko ikindi narubwira ni ugukunda igihugu cyacu cyane. Ati kubera ko igihugu cyacu inko mu rugo iwacu, buri wese rero ajya ahora aharanira ko rugo iwabo hasa neza, avuga mu gihugu cyacu. Ikindi kandi we zimwe mu mpamvu yahisemo itangazamakuru ngo ni ukugira ngo ajye ahura n'abantu benshi batandukanye umunsi ku munsi. Nuko inama y'abaminisitiri yateranye kwa 23 Kanama 2024 yemeza ko uyu Isheja Butera Sandrine abaye umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA cyangwa se Rwanda Broadcasting Agency. Nyuma yo kuva ahangaha kuri Kiss FM aho yakoraga ikiganiro cya mu gitondo cyitwa Breakfast, yagikoranaga na Rusino Patrick ndetse na Andi Bumuntu. Isheja Butera Sandrine kandi akaba anasanzwe ayobora ibiganiro byinshi bitandukanye ndetse n'ibirori bitandukanye, bamwe bazwi nka MC. Akaba akunze no kumvikana mu biganiro bimwe na bimwe, ayoboye ibiganiro bimwe na bimwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame aba arimo. Isheja Butera Sandrine akunda igihugu cye cyane ndetse n'umuryango we cyane. Ikindi kintu akunda mu buzima busanzwe,
akunda siporo, agakunda gusoma ibitabo, akunda music ndetse n'imikino ya football. Ibyo kurya akunda, yavuze ko akunda umuceri, imiteja, karoti ndetse n'ibiryo by'abashinwa. Kuri ubu kandi Isheja Butera Sandrine ni icyitegererezo kuri benshi cyane, nubwo we avuga ko ntaho aragera, ko urugendo rwe rugikomeje. Ndetse ubu Isheja Butera Sandrine ajya yumvikana rimwe na rimwe kuri Magic FM. Wakoze kubana nanjye kandi wakoze gufata uyu mwanya wose ukabana nanjye. Njye wumvaga ndi Niyonkuru Karine. Icyo nkwifuriza, Imana ikomeze yagure kandi iyobore intambwe zawe. Iyi ni Niyonkuru Media.